Kwibuka ko Yesu yemeye kubabara no gupfa kugira ngo aducungure bitwongerera ukwizera nk'abakristo mu rukundo rw'Imana. Ubusanzwe Imana ni urukundo, niko tubivuga, kandi nako biri, nako kuri. Ikindi bizadufasha guhumura imitima yacu, kubona ko Yesu yababaye ku bwacu bidufasha guhumurizwa no kumenya ko twacunguwe. Bityo ikaze, uyu munsi tugiye kuganira ku bikomere bitanu bya Yesu Kristo byatumye mwemera. Mu by'ukuri Yesu Kristo yarababaye mu nzira y'umusaraba yanyuze ubwo yaducunguraga. Uyu munsi rero Yesu Kristo abizi ko yagize ibikomere byinshi, yarababaye ku rugero rwo hejuru, ariko nahisemo ibikomere bitanu byibuze buri mukristo. Nituvuga ngo byatumye mwemera, n'uwitwa umukristo wese uwemera Yesu Kristo ntabwo amwemera kubera impamvu zitazwi, ahubwo tumwemera ko yaducunguye, akaducungura ku musaraba witangira ibyaha byacu. Rero ni byiza ko byibuze buri munsi wagatekereje cyangwa se wakazirikanye ku bikomere Yesu Kristo yahuye nabyo. Muri iyi minsi tubona ibyaha byiyongera, ibyaha bitandukanye. Ntekereza wazirikanye ibikomere Yesu Kristo yagize gucungura, ntabwo wagafashe iya mbere umusubiza ku musaraba. Tudatinze rero, hari ibikomere bitanu. Igikomere cya mbere ni ibikomere ku biganza byombi. Ubwo yaterwaga imisumari abambwa, Yesu yarababaye cyane, ibyo turaza kubigarukaho. Ibikomere ku birenge byombi, nabwo Yesu Kristo yatewe imisumari ku birenge, yumva yashenguwe, yababaye cyane. Igikomere cya gatatu ni igikomere ku rubavu, ubwo yaterwaga icumu ku rubavu, nabyo turaza kubigarukaho. Icya kane ni ibikomere ku mutwe. Ibi nabyo nagize ngo tubigarukeho kuko ni ngombwa ku mukristo ko tugira umwanya wihariye mu buzima bwacu, uko tukenera kugaburira umubiri wacu na roho zacu zikeneye kurya. Ubwo ni ijambo ry'Imana twumva tuzirikana buri munsi, no gufata umwanya byibuze ukibuka urugendo Yesu Kristo yanyuze aducungura. Nabwo rero ku mutwe Yesu Kristo murabizi ko yatamirijwe ikamba cyangwa se ikizingo cy'amahwa. Habizi no mu mibukiro turabizirikana, mu mibukiro y'ishavu, ubwo dusaba inema yo kutinubira ibyago duhura nabyo. Tujye turushaho kubizirikana. Igikomere cya gatanu cyangwa se ibikomere ku mugongo Yesu yagize ubwo yakubitwaga. Murabizi ko Pilato yamaze kumukubita, yaramubagabije ngo bajye kumubamba. Yesu yageze aho yagombaga kubambwa ku musaraba, yari yakubiswe, yababaye cyane. Nagira ngo rero tuzirikane kuri ibi bikomere Yesu Kristo yahuye nabyo, nyuma turebe ese twe nk'abakristo bidufasha iki. Reka duhere ku bikomere ku biganza. Iyo usomye muri Bibiliya muri Yohani umutwe wa 20:25, aravuga ngo nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye Nyagasani. Naho we arababwira ati nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari, kandi nindashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Ese iki gikomere cyangwa se ibikomere ku biganza tubwije iki? Mu by'ukuri turabizi akamaro k'ibiganza, ariko Yesu we yemeye ko biterwamo imisumari. Yesu yabambwe ku musaraba, imisumari yatewe mu biganza bye kugira ngo abambwe. Ibi bikomere ku biganza bye byerekana ukwihangana n'urukundo rwe rutagira urugero. Yemeye kubabara kugira ngo adukize ibyaha byacu. Kuba abakristo babizirikana
bibafasha cyangwa se bidufasha muri rusange kwibuka ko urukundo rwa Yezu rutagira imipaka kandi ko yitanze atitangiye itama. Tujya ku bikomere ku birenge byombi. Nanone turabizi akamaro k'ibirenge. Dufata urugendo, ibirenge nibyo twikoreza umubiri wacu ukatugeza aho dushaka, ariko mu maboko Yezu yemeye kwitanga, ibirenge bye biterwamo imisumari. Nanone iyo urebye muri Luka umutwe wa 24 umurongo wa 39 aravuga ngo nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni njyewe ubwanjye, nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Rero ibikomere Yezu yagize ku birenge, kubizirikana mu by'ukuri imisumari yatewe mu birenge bye, Yezu niwe tuvuga, ikomeza kumubabaza ndetse no kumubambisha ku musaraba. Ibi bikomere byerekana ko Yezu yemeye gukomeza inzira y'umusaraba n'urugendo rwo gutanga ubugingo bwe. Abakristo bidufasha kubona ko Yezu yemeye kubabara ku bwacu no kuturwanirira. Igikomere ku rubavu, ubwo ni igihe yaterwaga icumu. Dusomye muri Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 34 aravuga ngo ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Wenda tuzagira umwanya wihariye wo kureba se amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yezu byatwigisha iki. Ariko kuba yaratikuwe icumu mu rubavu bidusobanurira ko umusirikare w'Umuroma yateye Yezu icumu mu rubavu kugira ngo yemeze ko yapfuye. Mundi abandi bo murabizi ko bavunye amaguru, umuntu amara gupfa yabambwe, niko byagendaga, ariko we mutikuye icumu mu rubavu kugira ngo arebe koko ubuzima bwarangiye, yamaze gupfa bya burundu. Iki gikomere gisobanura urukundo rwinshi rwa Yezu rutagira imipaka, rwatumye amena amaraso ye kugira ngo aduheshe agakiza. Abakristo bazirikana iki gikomere cyangwa se akizirikana kugira ngo bibuke ko Yezu yemeye guhara byose ku bwabo. Igikomere cya kane ni ibikomere ku mutwe. Iyo dusomye muri Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 29 haravuga hanyuma baboha ikamba ry'amahwa barimutamiriza mu mutwe, bamufatisha n'urubingo mu kiganza cy'iburyo, bagatera ivi imbere ye bakamushungera bavuga bati urakarama mwami w'Abayahudi. Ibi bisobanura iki? Abasirikare b'Abaroma bashyize ikamba ry'amahwa ku mutwe wa Yezu bituma agira ububabare bukomeye. Ibi bikomere bisobanura ko Yezu yemeye gusuzugurwa no gutukwa ku bwacu. Abakristo rero bidufasha kwibuka ko Yezu yemeye kwigira umugaragu no kwishyura ibyaha byacu byose. Dusoreze ku bikomere ku mugongo, ubwo Yezu akubitwa umurongo. Iyo dusomye Matayo umutwe wa 27 umurongo wa 26 aravuga ngo nuko abarekurira Barabasi, naho Yezu amaze kumukubitisha ibiboko aramubegurira ngo abambwe ku musaraba. Ibi bitubwira ko Yezu yakubiswe inkoni n'ibiboko bikamukomeretsa cyane ku mugongo mbere yo kubambwa. Ibi bikomere byerekana ko Yezu yemeye guhura n'ibibazo bikomeye no kwihanganira imibabaro kugira ngo arenganure abantu. Abakristo bidufasha kubona ko ububabare bwose bufite agaciro mu maso ya Yezu, kandi ko ibyo bacamo byose bifite igisobanuro mu nzira y'ubutagatifu. Nuko rero ibikomere tujye turushaho kubizirikana. Ubuzima bw'isura bw'uko bumeze buduhatira kwishima no kwishimisha cyane, ariko byibuze iyo ufashe umwanya ukazirikana kuri ibi bikomere, byibuze bituma uca bugufi, bituma iby'isi bitaguherana, ukibuka ko mu by'ukuri hari aho utagomba kurenga. Yezu Kristo watubambiwe ku musaraba, Yezu Kristo yarababaye,
biriya bikomere tujye tubizirikana kenshi, bizadukomeza mu rugendo rwa gikristo turimo. Ese uruhare rw'ibikomere mu buzima bwacu nk'abakristo ni uruhe? Mu by'ukuri nitukomeza cyangwa se nituzirikana cyane ibikomere, bizadufasha gukura mu kwizera no kwemera, kwibuka ko Yesu yemeye kubabara no gupfa kugira ngo aducungure, bitwongerera ukwizera nk'abakristo mu rukundo rw'Imana. Ubusanzwe Imana mu rukundo niko tubivuga, kandi nako biri, nako kuri. Ikindi, bizadufasha guhumura imitima yacu, kubona ko Yesu yababaye ku bwacu, bidufasha guhumurizwa no kumenya ko twacunguwe, bityo tugatinyuka tukamukorera. Ubundi byakombye kudushimisha nuko duheranwa n'iby'isi, kuko ubundi umuntu icyaha yakoze byaramwokamye ari uwo gupfa, ariko Yesu aratwitangira, bityo byakatubera ishema no guhora duharanira gusukura imitima yacu muri rusange. Ikindi, gukura mu rukundo. Ibi bikomere bitwibutsa urukundo rwa Yesu rutagira urugero, bikadufasha gukura mu rukundo no gukunda abandi nk'uko Yesu yadukunze. Ikindi dusorezaho ni ugutanga urugero rw'ubutwari no kwihangana. Ibikomere bya Yesu uko twagiye tubibona, mu by'ukuri hari n'ibindi tutavuze, ariko ibi 5 ibyo nagize ngo tuzirikaneho, ni ukuvuga ko ibikomere nanone bidufasha gutanga urugero rw'ubutwari no kwihangana. Yesu yabaye intwari, yarihanganye, yarababaye. Ukuntu Yesu yihanganiye ububabare bigatera abakristo kugira ubutwari no kwihangana mu mibabaro bahura nayo. Sekibi akenshi naho adufatira mu bishuko bitandukanye cyangwa se ibyago n'imibabaro, tukabura imbaraga zo kwihangana. Rero kuzirikana ibikomere nk'abakristo bidutere guhora dushimira Imana ku bw'agakiza twahawe, kandi bitume tugira umwete mu rugendo rwo gukurikira Yesu. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Mbifurije amahoro y'Imana no kuba abakristo beza.